ariko ikintu kimwe kitazava ku mutima wanjye cyatumye nemera ko Imana ibaho, nemera kuyikurikira. Imana yarankijije inkiza ikibyimba cyo mu mutwe. N'abaganga bakundaga kumbwira, bavuga ko ari kansa, kuko nari mbabaye cyane. Icyo gihe ntabwo nari nzi Imana, nari nyizi bisanzwe nkuko abantu bose baba bazi Imana, ariko ntabwo nari nkijijwe. Icyo kintu Imana ikinkorera mu mbabazi zayo. Narwaye umwaka n'amezi ane muri CHK. Imana niyo yankijije. Namwita umuhungu wanjye. Yego, kubera ko namubwirije agakiza, arakizwa. So mwita umuhungu wanjye. Mu buzima busanzwe namufata nka musaza wanjye, ariko mu buryo bw'umwuka n'umuhungu wanjye. Bimwe mu bintu bifasha umuntu cyane no kuririmba bibamo, ndanabikunda. So rero n'abahanzi ba gospel njya nkunda kubumva, kandi indirimbo zabo ndazikunda cyane. Ubaka kanya rero, ni uwuhe muhanzi wikundira uvuga uti uyu muhanzi ndamukunda cyane? Abahanzi ba gospel benshi ndabakunda, ariko burya umuntu agira umufasha cyane. Ariko ndabakunda cyane benshi, ariko nkunda cyane cyane unyenspira, nkumva umuntu nkunda kumva cyane, n'indirimbo ze zikamfasha cyane. Ni Israel Mbonyi. Wow, ni byiza cyane. Israel Mbonyi mwari mwahura na rimwe ngo muganire? Guhura twarahuye, ariko ntabwo ndamuzi, ariko ntabwo turaganira. Biraho. Ugize amahirwe yo kwicarana nawe ukagirana ikiganiro cy'isaha, ni iki kintu wamwibwirira? Eka nangire ngusuze cyane, nkwifuriza umunsi mwiza, nkwifurize kugubwa neza ahantu hose uherereye mu mpande zitandukanye z'igihugu cyacu cyangwa suri hanze. Upfa kuba wumva ururimi rw'ikinyarwanda, ni iby'agaciro kubana nawe. Ngushimire za comments uhora unyihera nyine umbwira uti ibingibi nibi bihindura cyangwa songeramo ibi kugira ngo bigende neza. Ni kuri Iris TV Nyani Blaze. Hangaha ndi kumwe n'umwe mu bamama bameze neza cyane, umumama wavutse bwa kabiri. Mama wiriwe neza? Mwiriwe. Yego. Ni umunsi mwiza, njye ntangiye mvuga ngo ni umunsi mwiza, Imana ibagennye twishime tunezerwe. Amen. Nibyo. Nibyo. Amazina yawe bakwita nde? Banyita Gahindolea. Lea. Ariko nzwi ku izina rya Dada. Dada niryo numvise abantu bose bari kukwita. Yego. Yego. Uyu munsi rero ngusanze, navuga ko wari wateraniye mu rugo rwa Bahati Makaca. Bahatavuze iki ku buzima bwa Dada? Bahati n'umuvandimwe. Bahati namwita umuhungu wanjye. Yego, kubera ko namubwirije agakiza, arakizwa. So mwita umuhungu wanjye. Mu buzima busanzwe namufata nka musaza wanjye, ariko mu buryo bw'umwuka n'umuhungu wanjye. Yego. Ako kantu nibagiye kukamubaza, ariko navuga ko ari byiza cyane. Ubu iyo ugiye kuvuga ko ari umuhungu wawe mu gakiza, byaciye mu yenzira, byagenze gute kugira ngo Bahati uyu munsi uburi mama we mu gakiza? Bon, n'urugendo rurerure, ariko nabifashijwemo n'Imana. Ubuzima busanzwe Bahati ni twamenyanye ari inshuti z'abasaza banjye, nawe ni nka musaza wanjye. Hanyuma nza kugira umutwaro, numva nishimiye kumubwira Yesu. Namusanganye ibikomere byinshi, ariko hamwe n'Imana abasha kunyumva, nubwo byantwaye igihe kinini cyane. Ariko ubu navuga ngo aho bigeze ndashima Imana ko Bahati yongeye kugarura umutima wo gukunda Imana. Twaraganiraga nkamubwira Imana, nkumva ntashaka kubyumva kuko yari yarakomeretse, ntabwo nzi byamukomerekeje, ariko we yambwiraga ko afite ibikomere. Ariko nza kumbwira ko ibikomere ntaho bihurira no kumenya Imana, kandi nza kumbwira ko Yesu ari we wo muri ibikomere. Ubu rero aho bigeze birashimishije, ndashima Imana. Ibirenze kuri ibyo n'Imana ibiza, ariko giye nk'umuntu ibyo mbona ndashima Imana. Muhura bwa mbere mubwiye Yesu, icyo gihe yaravuye gusenga kwa Rugagi, ngira ngo yaramaze nk'imyaka 2 cyangwa 3 wenda avuyeyo. Wowe kongera kukumva rero byasabye iki? Niriye banga wakoresheje kugira ngo iyo approach icemo ndetse anakwemerera kongera gusubira mu rusengero? Ntabanga rindi n'ugusenga, kandi kuvuga ubutumwa no kugenza umuntu gake.
byatangiye adashaka kumva, ariko hamwe no gusenga no kumusengera umutima w'Imana irawugenderera, iraworoshya, abasha kubyumva gake gake. Ariko navuze ngo aho bigeze ndashima Imana kuko yongeye kugarura umutima, yongera gukunda Imana, ndetse ubaho bigeze usanga ari we ubwiriza ubutumwa bagenzi be, ko umunsi ku wundi mbona uko aje gusenga mbona yungutse abantu bikanashimisha, bivuga ngo ibyo arimo byarabikunze. Ni byiza cyane ko agakiza nyine yagasubiyemo. Ahubwo mama, hari ibintu wari wamugira inama ukavuga uti wenda reka iki, ukabona arakiretse akivuyemo? Ego birahari. uyu munsi wa none twamenyanye Bahati, navuga ngo anywa inzoga ariko zitari nyinshi. Sinigeze na rimwe mubona yasinze, oya, ariko yaranywaga. Ariko baho bigeze Bahati ntabwo akinywa inzoga. Niba yabazinywa ntareba, ariko ntabwo akinywa inzoga. Kandi ntekereza ko atanyihisha, kuko nubwo twaganiraga yabaga ari kuzinywa. Hari intambwe rero amaze gutera nziza. Ego ni byiza cyane. Ahubwo nge nakwibaza, umunsi wa mbere muhura byagusabye imbaraga zingana gute kugira ngo akwemerere kuza guterana, cyangwa byaranagoranye? Ya byaragoranye, kandi si we wenyine, birasanzwe. Hari ubwo natwe twese wasanga twaragoranye, ariko igihe cy'Imana kigeze yaraje araterana, kandi kuva yaterana yarabikunze. Kugeza na magingo yaraterana. Nakwibariza wenda, reka tuve kuri Bahati Just Family cyangwa se bakaca byose. Mama, ubona urubyiruko rw'iki gihe imibereho rubamo kurukangurira gusenga byakunda? Ese wowe bibona gute? Byakunda. Burya bivana n'uburyo wegereye umuntu ukamubwiriza cyangwa ukamuganiriza ku bijyanye n'Imana. Kandi ikindi, nta muntu udakunda Imana, nta n'utayizi. N'ushobora kubyirengagiza ariko aba yizi. Rero birashoboka ko urubyiruko rw'uyu munsi rwamenya Imana kandi rwanakizwa. Yego birashoboka. Mama, reka twigirana no kugakiza kawe. Uri umwe mu bantu bakijijwe tuganiriye kuri Steve. Ahubwo ndi kwibaza, we byagenze gute? Wakijijwe gute? Se wavutse uri mu gakiza kumwe ababyeyi batujyana muri Sunday school n'ibindi byinshi? Byagenze gute urugendo rwawe mu gakiza? Byaje gute? Blaze, n'ubuhamya burebure nshobora kuzavuga ikindi gihe. Ariko ndashima Imana yangiriye neza. Yego, ntabwo navukiye mu gakiza, ntabwo navutse nkijijwe. Navutse iwacu ari abakatolike, twemera Yesu Kristo na Roho Mutagatifu, nibisanzwe. Ariko gukizwa nkaba umukristo, nkaba umurokore, nakijijwe muri 2012. Narwo ni urugendo rurerure. Nukuri n'ubuhamya nzatanga ikindi gihe kitaruba, ariko ndashima Imana. Ubwo uradusezeranije n'ubundi buhamya tugomba ku abakunzi bacu barabitubwira muri comments, turaza kumenya neza. Imana izanshoboza. Yego. Kuko ni nabyiza gutegura, nyine gutanga ubuhamya burya no gutegura, ukabanza ukamenya aho uri buhere n'iki byose. Ahubwo nakwibaza, muri 2012 nibwo wakiriye agakiza, ashize imyaka 9. Hari ibintu Imana iba yaragukoreye ibyo ari byo byose, nawe uyu munsi washima Imana ukavuga uti ibyo ari byo byose hano Imana yaramfashije, hari indwara yankijije, hari ibyo yankoreye, naguze imodoka, byagenze uko. Ni byinshi. Ubundi umuntu w'Imana n'Imana baba bafitanye ubuhamya bukomeye. Ibintu Imana yankoreye ni byinshi cyane. Ni byinshi kugera ku rwego mpamya Imana, nkaba najya no kuri kamera irebwa n'isi yose nkavuga Imana nuko hari ibyo yankoreye. Nuko ndi umuhamya wo guhamya ko Imana iriho kandi Imana irakora. Mboneraho no kubwira abantu, hari abantu uzwara, abantu bagishidikanya Imana, hari abantu bakibaza ngo ariko ubundi Imana, ngo Imana ni iki? Ese ibaho? Imana ibaho. Imana ibaho. Imana ibaho. Iriho uko yahoze kera, yayindi twumvise yaciyemo inyanja kabiri, yayindi twumvise yazuye Lazaro, yayindi twumvise yakijije ibirema n'impumyi, iracyariho, ntabwo igihinduka.
nanjye rero uyu munsi mfite ku giti cyanjye mfite uburyo navuga Imana cyane, yankoreye ibintu byinshi bikomeye cyane, ariko ikintu kimwe kitazava ku mutima wanjye cyatumye nemera ko Imana ibaho, nemera kuyikurikira. Imana yarankijije inkiza ikibyimba cyo mu mutwe, n'abaganga bakundaga kumbwira, bavuga ko ari kansa, kuko nari mbabaye cyane. Icyo gihe ntabwo nari nzi Imana, nari nyizi bisanzwe nk'uko abantu bose baba bazi Imana, ariko ntabwo nari nkijijwe. Icyo kintu Imana ikinkorera mu mbabazi zayo, narwaye umwaka n'amezi ane muri CHK. Imana niyo yankijije. Icyo kintu ndi umuhamya wo kubihamya, ni ukuvuga ngo cyatumye koko mpamiriza n'umutima wanjye, nkabihamiriza n'abantu ko Imana ibaho. Kuko icyo kintu cyo mu mutwe n'abantu bazambona bishiti zanjye benshi cyane barabizi kuko bamwe bagendaga banansezera bati ntazabaho, ariko ndashimana yari ifiteho umugambi, yabashije kunkiza. Icyo kintu cyaragoranye n'abaganga kirabagora, ubwanjye nkajya numva ko ntagomba kubaho, ariko uyu munsi ndiho kubera imbaraga z'Imana. So Imana iriho rero. Icyo gihe n'igihe navuga ko kiba kitoroshye, abantu banagushiraho umwaka n'amezi ane, n'igihe navuga ko ari kinini cyane. Urebye neza wemera ubuhanuzi cyane. Muri iyo periode rero byari bimeze bite? Iyo periode usibye abahanuzi b'ibiharamagara bahanuraga ko nzabaho, ariko abenshi bahanuraga ko ngomba gupfa. Hari n'aba abantu basura abantu kwa muganga, umwe yigeze anyatuza agakiza, arambwira ngo nimubabarire ngo nature nkiri muzima kuko ubuzima bwanjye abona buri kurangira. Ariko icyo kintu ndashaka kubwira ko umutima wanjye utacyakiriye. Jyewe numvaga ko nubwo meze nabi nari mfite ibyiringiro, sinzi aho byavaga, sinzi naho byaturukaga, ariko jyewe nari mfite ibyiringiro yuko ntagomba gupfa. Yego. Ubaka kanya uri umwe mu bahamya Imana cyane. Ndaguha iminota 2 gusa, ndashaka ko uhamya Imana ku buryo umuntu uri kutureba abona Imana yawe ya dada cyangwa ya Lea, akaba yanaboneraho kugira agakiza, kuba yakwatura akavuga ati nanjye iyi nzira nari ndimo ndayiretse, mbonye Imana itari bayari. Blaze, guhamya Imana birenze kuvuga ko ari Imana ikiza ibyananiye abantu. Numva nta kuyihamya birenze uko. Gusa icyo nzi nuko Imana iriho. Imana iriho, Imana irakora. N'ibitangaza yakoraga kera. Duhora tuvuga ngo Imana yazuye Lazaro, tukumva ko ari Lazaro gusa. N'uyu munsi abantu barazuka. Imirimo n'ibitangaza by'Imana birakoreka. N'uyu munsi birakoreka. Kuko nese umuntu akubajije Blaze, nkawe umuntu akubajije ati kuki uriho, kandi uraryama ugasinzira. Iyo dusinziriye nta muntu umwe ubuza ahantu ari, ariko Imana data wa twese irinda umwuka, irinda umubiri n'ubugingo. Isaha yo kugukangura yagera ikagukangura. Iyo Mana icyo cyonyine, nubwo hari igihe abantu bagifata nk'ikintu gisanzwe, ariko icyo kintu kirakomeye. Wabaza umuntu uti iyo usinziriye uburihe, niki kikurinda? Kandi ubwenge bw'umuntu babwagiye. Imana nyir'ijuru n'isi irahari, ikora ibikomeye, nayihamya cyane. Byonyine icyo ni ikintu nkubwiye abantu tudaha agaciro, ariko gifite agaciro. None se ni hari abantu basinzira ntibakanguke? Twebwe rero iyo dusinzire tugakanguka, ni ikimenyetso kigaragara ko Imana iriho kandi ihora iri maso. Imana yo nayihamya mu buryo buhambaye cyane, nayihamya mu bintu byinshi. Gusa icyo nabwira abantu badukurikiye nuko Imana iriho kandi ari nyembaraga. Mama, ariko usanzwe n'ubundi ufite address, ufite urusengero usengeramo? Urusengero usengeramo ufite uwuhe mwanya? Ndi evangeliste. Evangeliste ubwo yabivuze umuvugabutumwa bwiza bwa Kristo. Mama, ni ibintu navuga ko iyo ugiye kuba evangeliste, mbese uba ushobora kubikora anytime cyangwa se igihe cyose ubonye chance. Hanze hari urubyiruko rutemera ko n'Imana ibaho. Abenshi ngiye hari inshuti zanjye zimeze gutyo. Niyo mpamvu nshatse kukubaza, aka kanya ushobora kujya muri mode yo kubwiriza. Ego, bwiriza urubyiruko nkuko usanzwe ubikora.
reka mbwire uru rubyiruko rudukurikiye, abo ngabo cyane cyane batemera ko Imana ibaho. Ntekereza ko usibye ko hari utarabimbwira ko hari abantu bavuga ko Imana itabaho, ariko ntekereza ko maze kubivuga mu kanya. Maze kuvuga yuko abantu batemera ko Imana iriho. Imana iriho, kandi burya n'abo bantu n'urwo rubyiruko rw'inshuti zawe batemera ko Imana iriho, ntekereza ko bashobora kwivugisha umunwa ariko umutima wabo ubizi neza ko Imana iriho. Blaise, nta muntu utazi ko Imana iriho, ntawe. Ndabihamya ko nta muntu n'umwe utazi ko Imana iriho. Imana iriho Blaise, kandi Imana iradukunda. N'abo ngabo bavuga ngo ntiriho, irabakunda ndetse ibafiteho n'umugambi. Kuko urwo rubyiruko ruvuga ko Imana itariho rukwiye gutekereza ngo ko twebwe turiho kubera iki, twabayeho gute? Ese ko tukiriho tugihumeka, urubyiruko rungana natwe rwarapfuye? Uko biri kose Blaise, par exemple, hari nkawe hari abantu mungana batakiriho, hari n'abo uruta batagihari. Ese wowe ubwawe ntushaka kwibaza ngo kuki njyewe ndiho kandi nambaye umubiri upfa? Abo rero nabo mbonereho kubabwira ngo wowe wibaza ngo nta Mana iriho, tangira witekerezeho, wibaze ngo kuki nkiriho abandi bapfa. Kandi ntiwirinda, nta n'ikintu wishoboje na kimwe kugira ngo ubeho. Imana iriho, wowe uvuga ngo Imana ntiriho. Imana iriho ndetse izahoraho. Nako konyine Blaise, kuvuga ku Mana giye narondogora. Iyo ngiye kuvuga ku Mana, Imana iriho cyane cyane. Gusa nabwira urubyiruko ngo rukangukire kumenya Imana. Imana niyo byose. Umuririmbyi yaravuze ngo uko ndushaho kuyegera amaso yanjye arahumuka. Blaise, urubyiruko rwegera Imana ruzagera kure. Uyu munsi ashobora kuba areba ubuzima bwe akabona ariko umuntu wegera Imana abona kure. Nicyo kintu ushaka kubwira urubyiruko. Uri umusore, uri umukobwa, uri umugabo, ko burya no mu bagabo habamo urubyiruko. Umugabo ufite nka 35 abakiri urubyiruko. Urubyiruko muri rusange ukwiye kumenya Imana. Ubusore bwawe ukabukorera Imana, ubukumi bwawe ukabuha Imana. Hari igihe abantu bajya bavuga ngo nzakizwa n'insaza. Ayo mahirwe subizi gute kuzayakira? Twese ntawe umenya umunsi. Wiha Imana igihe ngo Imana, cyangwa ugasanga abantu bavuga ngo Imana ninkorera iki nzayikurikira. Nta muntu ujya mu mpaka n'Imana. Ahubwo yihe, uyikurikire hakiri kare, nibwo uzabona ubwiza bw'Imana. Ubundi abantu bashaka no kukubwira ubwiza bw'Imana wowe utarayegera ngo ubwibonere, cyangwa se ni neza yakugiriye ntuyiha agaciro. Ariko nukuri umuntu uteye intambwe kwegera Imana abona byinshi kandi byiza. Ikindi, Imana iteza intambwe, itanga ubuzima. Uyu munsi hari urubyiruko ruhangayitse, rwarashakishije imibereho, rurarushye, baranize, ariko kuko nta Mana mu buzima bwabo baranaruha cyane, bakanakora ukabona ntacyo ageraho. Ariko nukuri umusore wasenze akagereka kuba yarize, kabone nubwo nta n'amashuri menshi yaba afite, iyi Imana ikura hasi igashyira hejuru, iguteza intambwe ikomeye, ukisanga ahantu abandi baburiye wowe ukahabonera. Ndakangurira urubyiruko ngo rumenye Imana, seriously rumenye Imana. Urwego rwose waba uriho, witwarwa rubyiruko, musore mwiza, mukobwa mwiza, witwarwa ngo ndiki cyangwa ngo nduyu. Urwego rwose umuntu ariho ashobora kumenya Imana kandi akayikorera. Kandi gukorera Imana si ukuvuga ngo ndabwiriza, ngo mpanure, ngo mbe pasiteri. Ku kigero cyose umuntu yakorera Imana. Gusa ikintu nemera ni kimwe Blaise, nta hantu na hamwe Imana itakura umuntu ngo imwiyegereze. Oya, nawe rubyiruko ukiri mu bupagani, Imana iragukunda, kandi ibintu byose urimo Imana yabigukuramo uyemereye. Yesu aravuze ngo nimukingura umutima nzaza ninjire mbane namwe. Ukinguriye umutima wawe Imana, uko waba umeze kose iragusanga ikabana nawe. Bisaba kuyemerera gusa. Intambwe imwe ni ukwemera. Nakwibaza igihe cyiza cyo gukizwa ni mu myaka ingahe, ni kihe kigero? Nta myaka bigira.
bo icyambere gukizwa ni ubuntu bw'Imana favor ni ubuntu. Gukizwa ntabwo ari ikintu tujya kugura muri boutique. Gukizwa si ibitekerezo umuntu yigirira. Iyo biza kuba ari ibitekerezo umuntu wese yagatekereje neza ko gukizwa ni byiza, agakiza ni keza, ni ubuntu bw'Imana. Rero ubuntu bw'Imana iyo bugeze ku muntu byanze bikunze Imana yamugiriye ubuntu, ubwo buntu bw'agakiza bukamumanukira, arakizwa. Ntabwo bigira ikigero, ntibigira imyaka. Mama, kuva wakizwa hari umuntu wigeze agutuburira? Hari abantu aza akaguhanurira ibintu cyangwa se akakubwira ati Leya ugiye kugura Range Rover ugiye, cyangwa se akanakubwira ati mpa? Burya mu gakiza bibaho. Abantu nigeze gusengera ngiye kera, nza gusanga nari naribeshye. Iyo ntaturaga cyangwa se ntitangaga mu mirimo byabaga byapfuye. We ntago byigeze bikubaho? Ntabwo byambaye kuko navukiye ku babyeyi mu gakiza, narezwe n'ababyeyi beza. Ntabwo nigeze mbibona ibyo bintu. Igihe umuntu yigeze antuburira ni kimwe, ariko ntabwo ari mu rusengero aho nsengera. Nari ndwaje umwana. Noneho uwo muntu umwe aza kunsanga muri famiye ahantu, asanga ndi kuvuga story ku ndwaje umwana. Uwo muntu umwe ngo yakoreraga Imana, ari umukozi w'Imana, numva aravuze ngo umwana wawe ngo Imana inyeretse ikintu arwaye. Ndavuga nti nibyo, kuko jewe mu buzima bwanjye ntinya Imana nkanayubaha. Umuntu avuze ngo Imana inyeretse, nambwiye nti nibyo. Ati rero tujyane iwawe njye gusengera uwo mwana, ndabizi neza ko ari bukire. Ako kanya twajyanye iwanjye, asengera hari mushyira mu gutwi, akajya abwira umwana ngo nagire gutya. Umwana akabigira, arambwira ngo dore ikintu kivuyemo. Kumbe petit frère yararebaga abibona ukuntu yari mushyizemo, ahita amushwanira cyane. Numva ndababaye. Icyo gihe narakomeretse kuko nari mu rugendo rutangiye kumenya, nibwo nari nkimenya Imana mbikunze. Numva ndakomeretse cyane, ariko abashumba bari banshumbye bagerageje kunyomora igikomere. Uwo muntu ubu muracyavugana cyane ntabwo mukivugana? Ntabwo nongeye ntabwo twari tuziranye cyane, umva twahuriye muri iyo famiye. Ntabwo nongeye kumubona. Warumbajije ngo nta wigeze yarabinkoze. Bo bibaho, kandi muri uru rugendo hariho abantu bahamagawe n'Imana, hariho n'abantu bahuruye. Ngiye niko nabyita, agakiza bashaka umurimo w'Imana bashaka kugira nka business, ariko hariho n'abakozi b'Imana bazima bavuga Imana, bubaha Imana, batanga urugero rwiza, bera imbuto. Ni byiza cyane. Mama, ikintu rero cyo kuvuga indimi, umuntu akaba ari kubwiriza ukumva avuze mu ndimi, ukumva ni rwa rurimi tudasobanukiwe. Si Icyongereza, si Igifaransa, si Igiswahili, si Lingala, si Kinyarwanda. Ubivuga hiki? Ndabyemera, indimi z'umwuka wera zibaho. Impamvu abantu nyine bandi badashobora kuzimenya keretse abahawe kuzivuga, nuko ari indimi z'umwuka wera. Yego. Indimi rero uravuze uti kuzihabwa bituruka he, bigenda gute kugira ngo umuntu aba ari gusenga cyangwa se ari guhanura avuga indimi? Bigenda gute? Nakubwira ko ari impano. Ni impano. Uko umuntu afite impano ya gihanuzi nako ahabwa kuvuga indimi. Ntabwo ari n'abahanuzi bose bavuga indimi, ariko uwabihawe arabivuga. Ibyo ni ibintu by'umwuka w'Imana, ni ibintu by'ubumana. Gusa icyo nkwemerera nuko bibaho, kandi biriya bintu ni ukuri. Gusa hariho indimi zindi zitari iz'umwuka wera, abantu bashobora kuvuga abandi kandi bakorera Satani. Indimi z'abadayimoni zibaho, ariko indimi z'umwuka wera nazo zirahari kandi ni iz'ukuri. Gusa izo z'abadayimoni ntazo nzi, nuko nzi ko zibaho. Abantu bakivugisha indimi kandi atari abakozi b'Imana. Yego. Mama, aka kanya rero navuga ko nge ndi mu rujijo, kanihereho. Namenya gute uvuga indimi z'umwuka wera, impano y'Imana yakwihereye, cyangwa se namenye za feke gute? Z'amadayimoni. Ibyo bimenywa n'umuntu wahaye umwuka wo kurobanura, akamenya iby'ukuri n'ibitari iby'ukuri.
gusa igihari nuko abo bakorera satani bakavuga ibya satani n'abakorera Imana bakavuga iby'Imana. Igihari nuko Yesu yavuze ko tuzabwirwa n'imbuto bera. Umuntu uzakubwira Imana ntububoneho imbuto y'agakiza uzashyiriho akabazo. Ntabwo ari twe twabivuze, sinange bivuze, niko Bibiliya ivuga, niko Yesu yavuze. Abigishwe bamubajije ngo abahanuzi b'ibinyoma n'ab'ukuri tuzababwirwa n'iki? Ubwo abigishwa ba Yesu bamubazaga yarabasubije ngo muzabwirwa n'imbuto bera. Uyu munsi rero ikintu gishobora kutubwira umuntu w'Imana n'utari uw'Imana n'imbuto. Ntabwo ari njyewe uzanye icyo kintu uko birivuga. Umuntu rero nubona nta rubuto rw'ubumana, nta kintu agaragaza ubumana bumugaragaraho. Kugira ngo wowe umenye ko umbaze ngo Bahati ni iki kuri wowe, nuko Bahati yakumbwiye. Kugira ngo akumbwire nuko hari icyo yambonyemo. Ntabwo nivuze neza, urugero ndi kuguha. Nanjye umuntu uwo ari we wese kugira ngo nemeze ngo uyu ni umukozi w'Imana, ubwo bumana mba nabumubonyemo. Izo ndimi nazo z'umwuka wera nazo nyiri kuzivuga yazivuga nkazemera bitewe n'ubumana nuko muzi muri uru rugendo rw'agakiza yawe. Mama, mu gakiza rero kawe ka buri munsi mu rusengero burya turaririmba, tugira ibintu byinshi tuba dukora mu rusengero, ariko ikintu cy'umuziki ujya wumva umuziki wa gospel? Wa gospel? Yego. Ego. Bivuga ko ukunda rero n'indirimbo z'abahanzi baririmbira Imana? Of course. Bimwe mu bintu bifasha umuntu cyane no kuririmba bibamo, ndanabikunda. So rero n'abahanzi ba gospel njya nkunda kubumva kandi indirimbo zabo ndazikunda cyane. Ubaka kanya rero, ni uwuhe muhanzi wikundira uvuga uti uyu muhanzi ndamukunda cyane? Abahanzi ba gospel benshi ndabakunda, ariko burya umuntu agira umufasha cyane. Ariko ndabakunda cyane benshi, ariko nkunda cyane unyenspira, nkumva umuntu nkunda kumva cyane n'indirimbo ze zikamfasha cyane. Ni Israel Mbonyi. Wow, ni byiza cyane. Israel Mbonyi mwari mwahura na rimwe ngo muganire? Guhura twarahuye, ariko ntabwo ndamuzi, ariko ntabwo turaganira. Biraho. Ugize amahirwe yo kwicarana nawe ukagirana ikiganiro cy'isaha, ni iki kintu wamwibwirira? Namusabira umugisha ku Mana cyane, kuko akorera Imana n'umutima we wose, kandi mu bujene bwe burya biba bigoye gukorera Imana ungana nk'uko angana. Nubwo ari muto mu myaka, ariko mbona byibushye mu mwuka, kubera ko ibintu aririmba ni ibintu bitanga ubuzima, ni ibintu byubaka abantu, ni ibintu aririmba ibintu umuntu wese bishobora kukubeshaho. So namusabira umugisha cyane ku Mana ndamutse mpuye nawe tukaganiriza. Ikindi nkamubwira ngo courage, uzakomeze kuba Imana no gusenga Imana. Mama, reka ngushimire cyane ndetse nkwifurize n'ibihe byiza. Urakoze cyane.